ikiganiro kizarangira ari itavuzwa amakuru meza aryoshye cyane kandi turafite tuyari hafi. Rayon Sport irimo irigama nijoro buryo igomba kwiyubaka ikazaba ikomeye mu mikino yo kwishyura. Bari muri strategy zo bari muri strategy baravuga batese tuguruyu bamwe baravuga bati Rayon Sport ntikeneye defense ntikeneye iki andi bakeneye umuzamu by the umuzamu we 2 minutes umuzamu bisa naho byemejwe aho ngaha ndatsinze nanjye kongerwamo umuzamu n'umugabo ariko aha ndatsinze umunsi w'ejo niyo byasaba kwihagarika umwe agahembwa adakora cyane ariko rekeneye umuzamu. Ese kare ko nabonye amakuru ya Foseki Kitoko bavuga ngo ashobora kwerekeza muri Tanzania ngo Rayon ntabwo yamuha amafaranga yo bifuza. Yakwifuzwa n'ani make. Abonye umwaje wari kumbaza ati Rayon Sport yamuha $3,000 by'idolari. Umwaje we byasare avuga nti ntayo yamuha. Nabona bamuha mbibona ati kandi muri Tanzania afite isoko ryiza. We amaso yabonye Kitoko yabwo n'aba agent batangiye natazazaza undi. Okay. Ariko mumenye ko Rayon Sport iri ku isoko. Sibyo? Umuzamu buriya hari ikintu buriya amakipe makuru buriya na aperi kandi gihuriyeho na Rore ubisesenguye neza mu Rwanda ikipe nkuru burya iramutse ikomeye imbere kuri iriya ligne d'attaque y'imbere si ngombwa kugira defense ikomeye kugira ngo itsinde amakipe kuko amakipe amenshi matoya ntabwo ayitinyuka ngo ayataka. So iyo ushoboye kuyataka, iyo ushoboye kuba ufite abakinnyi beza imbere bikorohera kubona amanota no kudefanda birakora meilleur attaque nziza irana defend kudefanda kwiza no kwataka ko bajya bavuga. Iyo mubyibuka neza Rayon Sport yatwaye ya Jean Fidel yatsinze apeni 3 wisesenguye neza uhereye inyuma kugeza byibuze hagati ubu ushobora gusanga nta n'umukinnyi wabona mu mwanya cyangwa nka babiri we uyu munsi bawubona kubera ko nabwo yoroshye ariko nyine sawa ikipe yatsinze 3 aperi kuri super coupe ndakwibutsa ko mu izamu harimo Bonere sibyo Zebona kabiri hariho Mucyo Didier no muri Bugesera businzi kwa banza yasubiye inyuma cyane gatatu ganijoro Axe yari irimo Rwatubyaye ngira ngo n'Agasongo Rwatubyaye Rwatubyaye na Mitima cyangwa Mitima na Gasongo Gasongo icyo gihe baramuhengekaga bamukinjaga 6 bamugizaga imbere yamubyibuka neza yari Mitima na Rwatubyaye sibyo kandi Rwatubyaye mu gihe cye ntabwo yari muri peak ntabwo yari muri cyane ntabwo yari mu bihe byiza yaratangiye yari yarashize sibyo urebe Mediane yari irimo Gasongo irimo bande abana bitwa bakana mugire bungira nta n'ikipe afite Roger ariko harimo na Ruvumbu nyine nicyo nshaka kubwira ahantu rero yari ikomereye rero yari ifite umuntu bita Ruvumbu ku 10 sibyo ikagira umuntu bita Onana Prime Onana urumva yagiraga abantu 3 b'imbere Onana Ruvumbu n'umuganda witwaga Ojera Joaquim abo bantu 3 rore nibo bakoraga difference ntumbwire bari bafite umwata kusanzwe cyane witwa uyu mugande Musayeseno ariko abo 3 Imana eba 7-11 ayaye Rayon Sport niyo yakinikaga kubera abo bantu 3 gusa urumva abandi bose inyuma bari basanzwe pe ariko Rayon Sport kimwe na APR kimwe mu bintu mbona izira uyu munsi nuko bidafite abantu baryana imbere
aperi ifite abantu nka bane bose bahengetse. Aperi ntabwo ifite abawinga tipike, ifite abataka ikinisha nk'abawinga. Ariko aperi iramutse ifite abantu bakomeye imbere b'abawinga Donatille na Charles Bare nawe utari umuhanga bose Bare yari umukinnyi utari umuhanga pe. Kevin Umbari ryatari muri Kevin nawe ntabwo yari consistent. Ligne offensive kabisa imbere yari ikomeye. So abenshi rero bakavuga bati twebwe rero uko tuyizi, iyo dufite abantu baryana imbere ntabwo tuba dukinika. Rero ntabwo ibikinika iyo ifite abantu baryana imbere, kubera ko umufana arayisunika, amahirwe menshi ibikwataka igihe kinini ibirimo ikwataka. Ubundi mbabarira umuzamu mwiza sibyo, ukabona umukaseri mwiza nimero 6 ukabona abantu b'imbere beza 3-4. Rayon Sport nkuko imeze uyu munsi keneye kongera mu winga gusa. Niba tuvuga ko mwagiye kuri Bugesera naza kuba ari kuri sideline, Asmani azatangira kugaragara iminota ihagije. Asmani wazanabanzamo, shoboka ko yabanzamo. Urumva ukeneye umuwinga umwe, ufite Abedi, ufite Tamboye, ufite Rishari, ufite Kitoga, ukongeramo mu nimero 6 Karenzi nimero 6 umuwinga umuzamu. Ariko oya na nimero 3 nuko uvuze ngo wenda banabigiyemo mbere making sure bose bashyiraho na strategy kare. Niba bafite n'abajyana bashyiraho na strategy, ntibongere kugwa mu mutego wo kuzana abakinnyi ba fake bari bazanye ubushize. Kwezi kwa mbere kwaba kuri kwezi niba ari n'ababijyamo mbere ntabwo bahindure strategy. Ubushize ntabwo byashobokaga ibintu by'amahane byo gukora kugira gutya ukasanga nabo bazanye ngo icyumba cy'ubururu abagabo ni benshi sumwe. Nicyo cyiza ubufatanye bwabo, n'ubivuze ngo ntibakwibeshya ku mukinnyi, ariko bifite pourcentage ntoya kubera ko babijyaho inama ari benshi. Ikindi bakareba impande zose bagasesengura ibintu byose bakagisha inama. Iyo abantu ari 5 buri wese ashaka amakuru ye, sibyo? Tugiye gushaka amakuru kuri Ricard turi 5 ntago buri wese azana ye nasuze zitandukanye. Awaza ngo azinzi kundi atiriza umukinnyi atazi cara ku meza mugasesengura bo muzi iki bakubwiye iki nibyo. Ikindi mu bintu byo muri transfer bazibuke niba banabonye umukinnyi bajya babanza bamukoreshe test medical, kubera ibintu ntabwo bajya bitekereza cyane. Waje bashyizemo umudaferi afite ubumuga kuko imvune mbona akaguru kamwe, ariko niba ari yombi cyane hari abakinnyi baza imvune yabaga aziritse amaguru yombi. Umukinnyi aziritse amaguru yombi, iri gutuma umuntu akirana imvune y'amaguru yombi, kandi ngo aje gutanga igisubizo cy'ibitwara igikombe. Amafaranga yaca mu ivuriro hano akajya gukora test medical n'amafaranga make cyane. Uri umuntu ujya mbishimira ubikora imyaka yose Kenisi. Buriya Kenisi abakinnyi be kuva isinze umukinnyi w'umurundi ugeze ku muhombyi bamwita wamuhombye ari akanwa rwa Bwiga. Kuva icyo gihe umukinnyi wa Gasogi wese arabanza agapimwa. Oya harabapima pe, abarabanza yego. Kandi n'icyiza cya Kenisi agura kare umwanya bakaza niyo assessment niyo bagiye kuyikora bazi bayikore n'umutoza Karenzi. Nose umutoza ejo numvaga muvuga ahubwo nta uhabwamo amahirwe cyane, ni liste gusiraho nta liste sinumvaga ari liste wavuze. Liste yari abatoza barenga 20 harimo ni short listed. Hari n'ubagomba kuba muzatoza rero yavuyemo, igisigaye ni logistique no gutegura uko azaza. Arya nenda tubwiye kwa kaza bahageze screenshot yandikiye wo bita Pizzaro. Bari batangiye baramwandikira amazi ati wowe amavideo wowe uraza muri Rayon Sport ati bamwandikira tuguha ikaze muri Murera yacu. Oya sha batangiye kubikaza thanks abari bati bose bati n'urucabana yamari Pizzaro mujyana muri Tanzania araza muri areka Tanzania mu kwa mbere ntabwo akundogura cyane yaraza none cyananiye ubwoba icyananiye ubwoba ntabwo ari muri aya makipe ane, ntabwo ari muri Singida Azamo Yanga na Likao Foster Kitoko umutoza ndavuga umutoza
banavuga nge banavuga umukinnyi utoza naho umuntu ikintu yambaye mu mutwe uzi ko atari imvune utoza amaze kumwera ni style ndabona atsinda akamagana telefone cyangwa nuko baba bamuhimbye niko bamuhimbye izina rye ni irihe yitwa Faustin Likao Kitoko ya Batu Pasi ngo banambwiye ko ashobora no gukina muri Axe ngo ashobora gukina imyanya myinshi rwose ashobora gukina 6 ashobora gukina 4-5 Kitoko Likao Faustin nibutse 2-3 nibutse 2-3 ko transfer market ye ari 12 z'ukwa 5 2-3 ngo yabafite 22 ka turi kuvuga tuti nibashake rwose iyo 20 yaba yarakwita ntabyo nta kibazo kuko uburyo kinabonye yakiniye muri Flambo ari muzima cyane kandi ari bakina nejo bundi rwose ndabona yakiniye muri match ya afite ibitego ntabwo wakurikiye ndakubona afite ibitego 5 muri ari umukaseri numero 6 umuhanga pe umuhanga uri no gufatirana kama amasezerano y'igihe kirekire kayimubitse ngo azasoza amasezerano yiwe azorangira muri juin 2026 byumvikana ko asigaje 6 mois muri Flambo d'Isample ikirundi cyiza cyane utuvideo Flambo ya miliyoni 5 naho magnifique 5 za Flambo 5 z'umukinnyi murundo haye miliyoni 5 umuremeye rwose magnifique n'utuntu muhe abantu babe bishimira kubona Faustin Likao Kitoko agent batangiye kuzanamo amakipe yo muri Tanzania nabashaka ngo kuri 14 ashaka guhendesha ngo kuri 14 journée yatsinze double wenyene cyo si kibazo bare ifite option nyinshi n'umukinnyi mwiza yakina umva nkubwira imyanya yakina ni umukinnyi mwiza cyane gose kandi akina ku maposte atandukanye urundi wakwandikiye se mwaja we 4 5 6 8 poste nyezi yitwa nde aja we wari kawo naja wo murundi afite yitwa nde mukongomani mukongomani yagira giye narebye video ye avuga ngo aje ngo witwa Isa ngo yari afite offre nyinshi niyo wamujyanye muri Flambo Nyumye muri Flambo katurebe mujyanye muri Flambo reka turebe kabisa abakunzi ba Rayon Sport bati yikeneye 6 wenyine oya ndabisubiramo nayisa ariko ejo navuze ikintu cy'umuzamu nimero 3 nimero 6 n'umuhinga bakinnyi bane abo naravuze 5 abone bane yavuze 5 mu kwa mbere azane bane umuzamu nimero 3 umukaseri n'umuwinga umwe nibura abakinnyi bane yavuze 5 nge musabye bane nanzanira abakinnyi bane bashobora kubanza mu kibuga badashaje batavunitse nabona umuzamu mwiza sibyo umuzamu mwiza abone 6 mwiza sibyo abone umuwinga utyaye uruhande ukinisha imoso sibyo nashaka rekeraho ibindi azabikora umwaka utaha Rayon Sport yabiko erega ibaze Rayon Sport ifite umukaseri mwiza nk'uyu nguyu imbere ye hari Abed na Tambo sibyo cyangwa se Rishari akorega nuko araburaburizo ifite izabikomeye izabimeze oya Abed nakira kana gatsinsi no Abed araburi by'umwe ngewe n'umuntu n'umukaseri Rayon Sport ikomeye yewe rega ntabwo ndaheba Abed ndamuzi Abed ameze neza oyaze ikipe imeze neza nawe Abed ufite umukaseri witwa Kitoko Abed bavuga ururimi rumwe akabumva hari bumvane ukagira na Tambwe gutyo umukaseri na Tambwe na Abed bari imbere ye urumva ukaba ufite Basane uruhande rumwe urundi ruhande ufite Asmani kuri ataka ufite Forngayi zana Simba hano i Kigali tuganira gake ariko ngiye icyo nishimira zana Deribi tuganire icyo nishimira muri ibi zana polisi birye nta mudefansa no mu Rwanda ushoboye kudefanda Forngayi none ari kumwe na Asmani n'ibindi
katambwe kari bedari hariya na basa nirukanka siyo kipe yabidakomeye gute ufite umutoza mwiza uri flexible umva abayobozi so Rayon iri ku isoko kandi irimo irashaka kwiyubaka kugira ngo yomore imitima y'abakunzi bayo barababaye bihagije nanjye nkunda aperi narababaye ni ukuri Rayon Sport irifuza kuba ikomeye yatangiye gukora kontakite z'umugaridiye hirya no hino ishaka umugaridiye nyirangire se nyirangire nta mukinnyi dukeneye shampiyona ikomeye nta mukinnyi dukeneye rwose tubabariye uza abagenti baziranye nabo bakomeye ku isi ukuntu bangana uzi ko ngiye mvugana na mukuru wa Pep Guardiola uzi ko mvugana na mukuru wa Pep Guardiola ufite ofisi Dubai ubereke hano ukuntu karenza kureba afite ikize cyane nyine buretse uzi ko mvugana na mukuru wa Pep Guardiola maze mu cyumba cy'ubururu ntuhakandagereka ariko rero babwira ibintu kubera ko mudatinyuka mukumva ari ibintu bidashoboka ngiye mvugana na mukuru wa Pep Guardiola nari n'umwagenti murabizi se yabivuganira na Kadafi umubyeyi ese mwabonye ko Rwanda Premier League yasinyanye n'umufatanyabikorwa uzayitanga imipira yo gukina ngo ufite ikoranabuhanga bita ball sponsor cyangwa se partner ngo tumaze iminsi dukinisha imipira Gasogi ntabwo bazakina imipira idasa Gasogi ngazanye imipira ya Macron ngo niyo twe tumaze iminsi dukinisha muri champion irayigurisha se nko gutira urebye nko gutira witwa rero ndabona yitwa Prostar Sports International ngo uyu mupira uzaba ufite ikoranabuhanga rigezweho mu mikorere ndetse wakozwe uhujwe n'umwimerere w'u Rwanda nta koranabuhanga rizaba ririmo koranabuhanga riri mu mipira y'iki gihe uzatangira gukoreshwa 2024 y'amahuruje na goal line subwe ikoranabuhanga byaba riharira cyakoze wenda kuba dufite ikirere kimeze gute umupira ukawumeze ibyo ni uturingusho tuba dufite umupira standard ya uturingusho dufite value dufite tekinoloji muri uyu mupira mushaka umupira standard wasanga muri Champions League wasanga muri Confederations Cup muri qualification za FCON umupira standard that's on period kandi musani imipira ihagije uzatangira ngo tekinoloji ijyanye dukora iki tekinoloji muri umwimerere w'u Rwanda no se tekinoloji twakoresha ibintu bitatu iki umukinnyi yajya mu kibuga yagiye kuvuga ngiye kuba ari kari pro na suspended for 6 months kubyo ngiye kuvuga nahagarikwa amezi 6 ibyo bintu biretse uyu mupira uzatangira gukoreshwa 2026 ubwo Magnifique arebe rwose press release bashyize ku mbuga nkoranyambaga zabo uzatangira gukoreshwa umwaka utaha umaze kugezwa ku makipe yose 10 akakanya 18 akina shampiyona yacu ubwo n'umuterankunga mushya nawe ni imikoranire mishya abona ko kuva Jire Karangwa yagera muri Rwanda Premier League hari ibintu byatangiye kujya ku murongo gake gake ngo Jire ntabwo ari umuntu ujya ahantu mu kigo runaka ngo ntasigemo impinduka yakandagiye ahantu ikirenge gisigara cyashushanyije aba ni abantu bazi ubwenge bari passionate ku mupira bari ku rwego bari CAF and FIFA accredited n'aba administrateur umupira guhera kuri izo details z'umupira ko dafite imipira igezweho yo gukina ko mugani mu mbari Simba subiza inyuma umuntu wanditse ubundi Olivier Kwizera we ntiyawe umuzamu wa Rayon hari ikipe afite nta makuru ye dufite uretse IPC dufite amakuru ye kubera iki se nyine aho mbona ari umuntu wanditse bagene ngubwire nyine ndibona musubiza umufana ntafite equipe sibyo ariko ni bande bafite amakuru ye y'urwego rwe sari mu Rwanda yari muri national yari mu Rwanda ya national itari ya nyayo yari abakingiye naho amahirwe ndi muri Rayon Sport ariko Olivier Kwizera muri Rayon naho amahirwe ibintu ntabwo biri based on emotions no Olivier Kwizera naho amahirwe ntabwo biri based on emotions ntabwo rero twari ikipe gutanga amahirwe no gutanga amahirwe ikipe ariko mu myaka 30 ninga hatanga ahabwa amahirwe ni umuzamu mwiza urabese umuyoboye ko Bacheze bavuye muri retirement bakajya muri Barcelona iyo mwivugisha gutyo nk'uyu aho umuntu ava muri retirement akajya mu kibuga mu kipe nka Barcelona uskuteze navuye muri retirement akaza reka mborohereze kiretse itamubonye sibyo kuko Rayon Sport ikeneye umuzamu mukuru
umugabo washize ibinya igihe gito ikeneye umuzamu uko bazanye umunyamari yitwa nde umunyamari yakoze bari bamuzi natwe kwizera yaramaze umwaka atanakina ibyo kubwiranye natwe kwizera baza n'undi maze urashaka undi mukuyate Olivier tuzi urwego rwari muruzi ryari ni umuzamu mwiza Petrabizi ariko performance y'aka kanya igeze uri gute ko akiri umuzamu mwiza Olivier na mbere barabashatse umwana wo guhabwa amahirwe umukinnyi ugomba guhabwa akazi uko gashoboye ubushize yarabahenze kuri experience ahubwo bahere kuri Olivier yarakoze kubahenze ndubabwira inama yarakoze kubahenda nitangira ibyo rwose yarakoze kubahenda ibi ntaho bitandukanye n'ibyo bakoze kuri mwebwe rero mukunda passport icyo nabonye iyo passport uzaba bakunda passport wabati umuntu ngo afite passport ngo ya Cameroon ya Nigeria mukumva ko haje undi muntu ari mwiza ari ikibazo cyaba yewe icyo mbona ikibazo cyaba wenda ikintu umuntu yakoshoninga ni discipline nanjye nicyo mvuga discipline ya Olivier ariko abaye ibindi byamuhagiri wavuze ngo ngo mbaseriye mu mezi 6 gusa byibuze ashoboye kubaho amezi 6 ari heri nta wundi muzamu wabona Olivier yagukorera ibintu bitaba muri champion ariko ashoboye kuba umukinnyi kare turabizi ko yari active ubona ko akina ukamenya ko yasubiye hasi yazamuye urwego umukinnyi umaze igihe kirekire mbere na mbere aho yakinaga ntiwamurebaga urwego rwawo nturuzi noneho n'igihe amaze atahakina ni gute ushobora kuba siri ko umukinnyi yaguha performance kuba cyambara akazi kamukwira nuca abana yazambara zikamukwira ariko we yajya mu izamu yarijyamo ariko we yaguha performance niba utari siri rero undi kuyate si byose aha turi kumwe umukinnyi uri siri ko aguha ramforo mu kwa mbere ugomba kuba uri siri ko ari umukinnyi uri muri ko twavuze ejo bundi uyu murundi ukina sisi wavuye muri aperi twavuga ati picu ejo bundi turarwo ejo iyi sezo ntabwo yayikinnye ntabwo ari mu kibuga ntabwo uzi urwego rwo kuhagaze ntuzi uko yitwaye ntuzi niba asinda muri iyi minsi ntuzi niba yirira amapizza ntuzi niba yarabyibushye sibyo ntabwo ushobora kuzana umukinnyi utari siri mu kwezi kwa mbere ko nta kibuzanye ni ukurundi amaflop kandi uhenzwe amafaranga ubu yatereye inyuma picu atandukaniye na Olivier usibye amarangamutima abakinnyi beza ariko tutazi urwego rwabo aka kanya ubu rero siporo nanone ntabwo igira ubushobozi bwa polisi cyangwa ubwa aperi niba picu ari siri ko yaba mwiza na bedini ntabwo iraza kuko igira ubwo bushobozi ariko wa wundi mwiza tuzi kuko Olivier hari urusyo abantu bamwubitseho Olivier hari amakosa yakoze y'ubuzima uretse gato na isa hari amakosa Olivier yakoze nk'undi muntu wari we wese sibyo ariko natwe media hari uburyo twafashe izina Olivier turishyira ku rundi rwego rw'undi muntu udafatika udashobora gukosoka kuri tara uziya Olivier nahisa kuri tara uziya Olivier yabaye seriye ndavuga mu buryo bwa discipline nta kintu yafasha Rayon Sport rero ni ikigo ngororamuco ntabwo ari uvuga ngo ikigo ngororamuco no hari abakinnyi tuzi aba bad boy n'ibyo byagiye bibangamira muri kariyeri umukinnyi hejuru y'imyaka 30 ntabwo uvuga ngo aramukanyemera akaseriye mu kibuga muhagire ukubwira ko aba ari seriye mu mezi 6 ntawe ntawushidikanyaga ku mpano ye mu mutwe wazi neza ko atabaseri amezi arenze 6 sibyo nabonye abandi bakinnyi bavuga ngo bari gushishikariza abandi kunywa inzoga nyamuneka muze bazitanga ibyishimo muri interview reka mubwire umukinnyi uri macuwa mukuru kumuzana nuko buri siri ko afite ibyo afite yaguha ntabwo ugiye kwisha discipline ntabwo uri kigo ngororamuco sibyo ntabwo uyu muzamu Gishweka ntabwo ari umuntu ugiye kuza kwisha discipline muri Rayon Sport yakinereyo ayivamo batameranye neza yakiniye Amavubi yavamo batameranye neza ibyo kuko yaguha performance yaguha match imwe ejo bikanga bikongera bikanga ubu se Pavera ziziki Pavera nuko atigeze mwiza muri aperi Pavera za muri aperi ntabwo ari mwiza Gishwe muzamu wa mbere wa Kongolaza umukinnyi mukuru wemera kuba mwiza yabishaka kamubi yabishaka iyo ni ntambaro ugiye kongera kwintambara urimo gusibura umuzamu mwiza ku isoko wambura ugafata umwana uri rokari ukamuha amahirwe bitwaye iki amahirwe ahabwa abana ntabwo ahabwa abasaza Olivier hawa amahirwe muri igihe kirekire pe yavuye muri ariko bimeze gute Olivier yavuye muri Rayon neza umuntu yakora amakosa Olivier yavuye muri Rayon neza bibaho umuntu yakora amakosa tuvuga dushaka kwikomera nitwariye umupira bareba ibintu byinshi bitewe na situation ntabwo Rayon Sport irusha Barca Academy urumva
bafite Ramazia niba barananiwe gukuramo umuzamu bakajya kuzana Gatabe wagiye muri retirement none ushaka gukenera short term biya bintu ariko ubuteye short term solution ari desperate ntipange kuri abakinnyi bakuri desperate nabona kitoko genda uzane uyu murundi harya tuvuze nimero 6 genda uzane pichu genda uzane gishweka genda uzana abakinnyi 20 nugire maze uzabona mu mwe oya kuki se Jesse ni umunsi rero sinzi ibintu ubu gicumbi ko yagize gute igakora ko se yabahaye umusaruro umuzamu bamwongeye amasezerano ibitego yarabitsinda bamwongeye amasezerano imvura ya Ter Stegen desperate kuri imvura ya Ter Stegen ariko yarafashije Barcelona no gutera igiceri rero Barcelona yatwaye shampiyona yatwaye domestic treble nitumize teste zazindi zo kuba nibiri desperate Barcelona yatwaye ibikombe bingahe na season bitatu ntago Chelsea naho Barcelona ibikombe batsingwaga 5 kuri bagize Chelsea ntakirafata bagiye kongera amasezerano bari kujyamo yari kubafasha bamuzanye kubera ko Ter Stegen yari yaravunitse kuki bagiye kugura Juan Garcia oya buretse mubaze ubu Barcelona kubigwi tuyiziho yari iyobewe ko yagenda igafata n'umukinnyi muri Everton cyangwa ahandi ho twatwaye igikombe ifite Pierre no haya Pierre igikombe igitekerezo niba twari ko Barca iri desperate yazana umuhisi n'umugenzi iri gadress yuko ahagaze nitumize teste ku bakinnyi badafite amakipe itoranye tuzi urwego rwayo n'amafaranga ntacyo bazayisaba ariko niba ari ekipe iri seriye ishaka igikombe nizana abakinnyi ishobora gusimburika bize neza urwego rwabo nta munyarwanda n'umwe tuvugana nta munyamakuru nta munyamupira n'umwe uzi urwego rwa Gishweka aho yakinaga nta muntu wamurebaga yari mu cyiciro cya kabiri muri Arabia Saudite yari hasi ntiyakinaga match zose ekipe yaramurekuye uba aricaye nta kazi afite sibyo niba wumva ko ari umuzamu warokora Rayon genda uzane nabo bapicu ariko niba uzi ko ukeneye umuzamu urusha Kuyate urusha Paveri shaka umuzamu uri active uri murakina umuguru umusinyisha niba uri umugure make cyangwa umugure ku mwenda ari kumuzana ariko nibe n'ikipe y'igihugu ikimutekereza ikavuga ati ngwino twongere ariko yani ikipe iri herukana ikipe yakinnye na none se buretse gato ikipe y'igihugu cyana Academy ya Bayern Munich niba n'ikipe y'igihugu kivuga ati Olivier ngwino twongere turebe urwego rwawe agikina akiri mu kibuga ko batamuhamagaraga impamvu bamuhamagaye atari muri club utegereza ko ari impamvu ziri sportif ariko uko hari n'abakinnyi beza batafite amakipe dukoze diga Gishweka afite ekipe muri Saudi Arabia ntigeze ahamagarwa na rimwe muri ekipe y'igihugu afite ekipe ahamagara adafite ekipe u Rwanda rutagiye gukina izo ni impamvu zitari sportif ntabwo twazigendera tumurekomanda Rayon Sport ariko n'abakinnyi benshi badafite amakipe kandi bakomeye ubu nagiye nagarukiyeho uwo ni Rikari nuko abyumva natwe nuko tubyumva ntabwo n'umufana wa Rayon Sport ariko ntabwo nyanga ariko kandi reka mabwire ko ubwo ya update nabahaga y'imipira ngo buri kipe muri Rwanda Premier League zahabwa imipira 40 zahabwa ya mipira rwose ya Prosta 40 bazajya bakinisha guhera mu kwa mbere kwa 2026 ngo tunagana ku musozo abakunzi bacu benshi badukurikiye batwandikira ubona gari saa sita none siko ari unkanza ahubwo nari mbonye abantu badafite amakipe ba Louis Patricio ba Mutiti ba Serge Reguio ntago meze neza ba Ruben Semedo ba Tomiyasu ba Pjanic ba Eriksen ba Deli Ali burya nagishweka muri ya mujyane ariko ngiye rwose Chamberlain uramwibuka ntashobora kuba pur muri ziripendwa mugana msamaji Paveri yaje avuye mu kibuga yakinaga muri APR yaje byakoze turayibonye kuyatemwa baguze umaze umwana kumana abakinnyi nk'aba Kitoko bari gukina mu Burundi bari gutsinda ibitego ari abakaseri yarayibonye we Dominic Calvert-Lewin yagiye mu bya modo Calvert-Lewin afite equipe Calvert-Lewin nari muri Everton hoje yaravuye Everton wemera ko yagiye muri modeling wemera ko Gishweka afite impano yego ibyo birahagije rero ibindi forume sinzi ibiki ibyo ni ibindi impano dukeneye kubona
kubona Olivier agaruka mu Manchester naza atanga 6 muri Rayon nako kimenyi yiva afite impano yaravunitse yararwaye hari inkuru mbonye imvura yarakize uyu ntabwo yarakize imyaka inde yarakize yagize ikibazo cy'ino rivaho wowe wazongera gukina football muto abakinnyi bose bafite impano zikuba bashobora gukina umupira ushobora kugira impano ariko kariyeri yawe hari inkuru ya New Times yanditswe na Peter Kamasa muri July kuri 15/2025 yavuga ati Rayon Sport mu biganiro n'umundi nakwizera icyo gihe kandi nta n'umwaka urashya nta n'amezi arashira reka abantu tubafire Olivier reka tumubakinga ahubwo mufashe ntabwo mufashe aza muri Rayon Sport media nje nk'umuntu tuzi wigeze kugera mu bihe bye gukina umupira niyongere yitoze ashake equipe ariko equipe yo kuzamuriramo urwego umaze igihugu akina Serious Sport harandi makipe yiti fata umwanzo yuko nta gikombe kindi gishaka pressure akaza mu rwego Rayon Sport kongera mubona ntabwo ari umuzamu ukiri umwana wo gushakirwa opportunité n'umuzamu mukuru uvuye hanze y'igihugu for that matter umuzamu mukuru hanze y'igihugu nuko bimeze mureke dusoze Rayon Sport igize imana ikamubona yaba ari boost nziza hanze y'igihugu akoze transfer hanze y'igihugu igize imana ikamubona ubwo abigize imana kuko abantu benshi barangiye message nakire ubushize yaragize ubushize yarayihenze bari kumugura yabigize imana yo kutabona igikombe ahubwo nabyumvise Axel Rugangura yagiye ati Lorenzo ati imyakuzi gishweka urabona aguhaye nk'atandatu ye ameze ari seri igikombe ataki Lorenzo gutera igiceri uhagaze uyu munsi ntabwo arangira impano ubu n'ubundi aravuga ngo ntago ari ugutera igiceri kuko n'undi Olivier nta mezi 8 amaze adakina yonyine kandi aritoza be ariko ntugutera igiceri ntabwo amakipe yagendera kuri ide zacu wenda yabitekerezaho ariko buriya biragoye n'ubundi ko umukinnyi ekipe nka Rayon APR bigura umukinnyi abantu bose bumvikana ariko nyine mufata risiki bibaye ngombwa ejo bakavuga bati Lorenzo yaramucingaga none do cyangwa bakavuga bati dore rikari karacyajyamo urumva Lore cyangwa bakavuga bati Karenzi na Rikari bari bamushyigikiye none dore n'umuswa izo ni impanga yarabine arantsa ati umukinnyi ufite impano ntabwo wareka kumuha amahirwe kuko ntibyatwara umwanya kugira ngo yigaragaze Lorenzo amahirwe Rayon Sport kudatwara igikombe Pavera afite impano byaranze ndabona abantu benshi bashyigikiye ko Olivier babandi bashyigikiye murakoze cyane nta telefone mfite ntabwo nyine murakoze cyane pampe bawe murakoze cyane Lorenzo ndabona gishweka tuzamura isukari wakoze cyane Rika ntabwo nzicara ahangaha ngo mbonereyo irindi mukanje urakoze cyane abarere ko bafishimishije n'inkuru ya gishweka ndabona bishimye cyane barishimye Azizi yanyandikiye ntabwo imushimishije wakoze cyane Kare